Muraho neza abakunzi b'umusaraba kandi bakunzi bacu, turabashimiye kuko mukomeza kubana natwe. Rero hari ijambo rimfashije ryo gutangira uku kwezi kwa karindwi, nifuje kuri basangiza, ariko mbere yuko ngira ikindi mvuga, reka tubanze twiragiza Imana yacu nkuru, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, uriho kandi uzahoraho. Turagushimira ko ukomeje kutwitaho no kuturengera, izina ryawe rishyirwe hejuru. Wakoze cyane Mwami Yesu kubwo kuturinda, kandi ndabizi neza ko twitayeho. Tugiye kuvuga ijambo ryawe, dushyigikire. Mwuka wera w'Imana abane natwe kandi rikora icyo uwagambiriye ko rikora. Ukuboko kwiza kw'Imana kube kuri twe mu izina ryiza rya Yesu, amen. Muraho nanone, hari abantu tuba tudaherukanye, ariko nifuje kubasuhuza. Imana yacu ikomeze ibane namwe, kuko Imana ibanye nawe ibintu byose biremera. Reka dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice 8 ku murongo wa 31 n'umurongo wa 32. Abaroma ibice 8, 31 na 32. 31 aravuga ngo, none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Umurongo wa 32 ukavuga ngo, mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Amen, haleluya. Imana yacu ishimwe. Iryo jambo riramfashije muri izi ntangira z'uku kwezi kwa karindwi. Pawulo yandikiye Abaroma arababwira ngo, ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ubwo Imana iri mu ruhande rwawe, haleluya, nanjye Imana ikaba mu ruhande rwanjye, nta mubisha, ubwoba nibushire, nta kintu tuzaba. Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, Imana izakora iby'imbaraga. Arakomeza aravuga ngo, mbese ubwo itimanye umwana wayo, yego, ikamutanga ku bwacu, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Ngewe uri kubaganirira, hari umuntu uri bubyumva ari ubwa mbere. Nitwa Bwirayesu Betsheba, ndi umubyeyi, mfite umugabo n'abana 4. Ariko muri abo bana 4, no kugira ngo muguhe agusure ijoro rimwe, byasaba byantwara imbaraga kugira ngo byemere. Kubera iki? Umubyeyi wese akunda umwana we. None kugira ngo Imana itange Kristo, imutange ku bwacu twese, itarobanuye ku butoni. Niko umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo, tumushime ntiyarobanuye. Turamushimira ko atarobanuye ku butoni. Imana ikaba ifite umwana wayo w'ikinege umwe, ikamutanga ku bwacu twese ngo abe incungu yacu. Izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Ntabwo umuntu yaguha umwana ngo akwime kawunga, ntiyaguha umwana ngo akwime inzu yo kubamo, nubwo ubona bitaraza, ariko amaherezo bizaza, kuko icyo yaguhaye nicyo gifite imbaraga. Haleluya, nicyo gifite agaciro, nicyo umuntu atajya apfa gutanga, nicyo umuntu atatanga. Rwose ndabibabwiza ukuri, umwana iyo muvuze ngeweho, ku bantu tuziranye babizi neza ko nkunda abana cyane. Rero kugira ngo umuntu atange umwana ntago byakoroha, ariko Imana yo yatanze umwana wayo none w'ikinege kugira ngo abe incungu yacu, yamutanze ku bwacu, yabura ite kumuduhana n'ibindi? Ntabwo Imana yaba yaraduhaye Kristo ngo inanirwe kuduha imibereho, izadutunga tubeho. Imana ishimwe. Yesu we, umubisha wacu ntawe, umubisha wacu ntawe uhari. Ubwo Imana iri mu ruhande, ahubwo nge nawe tukwiye gusuzuma tukibaza ngo, mbese Imana iri mu ruhande rwanjye? Ukwiye kubyibaza, nanjye nkabyibaza, kuko hari ibintu bijya bituma Imana itaba mu ruhande rwacu, bitewe nuko twavuye mu nzira nziza y'agakiza, bitewe nuko twavuye mu nzira yo kubaha Imana tukivanga n'andi mahanga, bigatuma Imana
idakomeza kuba mu ruhande rwacu. Ariko niba wumva umutima wawe ntacyo ugushinja, utuze. Umutima wawe nutuze, umutima wawe uhumure, ubwo Imana iri mu ruhande rwawe ikaba mu ruhande rwacu, nta mubisha. Uyu munsi uryame wizigure, ku kwezi kwa 7 uvuga ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwanjye, nta mubisha ntawe. Haleluya. Ubwo Imana iri mu ruhande rwawe nanjye, Imana izatubeshaho, kandi turabizi cyane. Imana ni Imana ibeshaho, ni Imana ibeshaho, ni Imana ibeshaho. Imana niba iri mu ruhande rwawe, ntugire ubwoba, ntuhangayike. Nzajya mbibabwira, hari ijambo ryamfashije ubwigisha aratwigishe, aravuga ngo ikidutandukanya n'abandi ngo nuko twe twishima no mu makuba yacu, ntabwo dukwiye gusa n'ibihe turimo. Oya, muririmbyi yarabiririmbye aravuga ngo ibihe ntibikatumare imbaraga z'umutima. Wisa n'ibihurimo kuko Imana yakugira icyizere, iragutoranya. Umuririmbyi yabivuze neza aravuga ngo mu magana menshi y'abanyabyaha yantoranijemo ngo mbishutiye, narabo wenda muririmbira zaburi nyinshi mu mutima wanjye. Mu magana menshi yadutoranijemo ngo tube inshuti ze. Rero ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha ntago yaduha Kristo ngo inanirwe kumuduhana n'ibindi. Mitima yacu niyizere, kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya. Haleluya. Imitima yacu niyizere, umutima wawe wizere ko Imana iriho, wizere ko Imana yatanze Kristo ku bwawe, itazabura kumutanga n'ibindi byose. Ntabwo bishoboka. Imana izakubeshaho, Imana izakwita. Cyari gikomeye ni ukubona umwana. Ariko ndabwira wowe utaramenya Kristo nk'umwami n'umukiza, nawe umwakire. Muririmbyi yabivuze neza aravuga ngo kuri ubu njyangira mahoro mu mutima, nyahawe na Yesu mukiza wanjye. Atemba nk'uruzi abisi ntibayazi, icyamasa nguyahawe nawe. Njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo umwakire nawe niko ngusabira. Wowe utaramwakira nicyo gikomeye. Araburi byerutse kubivuga neza, aravuga ngo yafashe imigisha yose iyibumbira muri Kristo Yesu iramuduha. We kwiheba, twahawe impano ikomeye ariyo Kristo. Imana ntizabura kumuduhana n'ibindi byose. Yaduhaye Kristo, izaduha ubuzima. Yaduhaye Kristo, yagukiza iyo ndwara yananiranye. Yatanze Kristo, yakubeshaho, yakumara inzara. Haleluya. Haleluya. Iyo mvuze niba ruko ndi umukunzi wo kuririmba cyane, niba ruko nkunda kuririmba cyane, kuririmba nyine numva ari ibintu bifasha cyane. Ariko iyo mvuze ijambo mpita numva narishyiramo n'indirimbo. Yego, nayo mvuze ngo niba Imana yaraduhaye Yesu, ntizabura kumuduhana n'ibindi. Yakumara iyo nzara kandi rwose igashira, kubera ko icyo yaduhaye nicyo cy'agaciro gakomeye. Imana ihimbazwe. Imana ihimbaza. Umuririmbyi yabiririmbye neza aravuga ngo dore Yesu niwe rubasha, nta kijya kimunanira. Niwakira Kristo, nubu namufite ukamugumaho, azakubeshaho ubeho. Umuntu rero, umuntu yagutunga none kuko ari umuntu ntabishobore, ariko Kristo umugira inshuti, akubera inshuti, akubera inshuti, akubera inshuti, akubera inshuti nziza. Yambera inshuti nziza, yambera inshuti nziza, yambera inshuti nziza, nzajya muririmba. Yesu ni inshuti nziza kuko twamuhawe nk'impano. Rero Imana ntizabura kumuduhana n'ibindi byose. No kuvuga ngo byose Imana yarabitwemereye. Imana yaduhaye ubuzima muri Kristo Yesu. Imana none igerekaho n'ubugingo buhoraho. Twebwe ibyacu saha birangirira. Haleluya.
haleluya. kandi iryo jambo ni iryo kwizerwa rwose. Yego, imana yamuduhaye izaduha n'ibindi. Wowe wihangayika, ikindi wikwitwaza abantu, wivuga ngo kuki abantu bitagenze bityo. Oya, yaguhaye Kristo azakubeshaho. Yaguhaye Kristo, niyo mana ikomeye Imana yaduhaye. Kandi mbifurije kuba amahoro muri Kristo Yesu, mbifurije kugubwa neza muri Kristo Yesu. Iyamuduhaye ntizabura kumuduhana n'ibindi. Kandi muri Kristo Yesu nubwo ubona ibintu bikomeye, nta kintu kijya kinanira Imana. Oya, ku Mana byose birashoboka. Hari udukorasi twa kera, hari n'akavuga ngo dore ku Mana byose birashoboka, dore ku Mana byose birashoboka, dore ku Mana byose birashoboka. Ku Mana byose birashoboka. Byose ibyo ubona waburiye igisubizo, ibyo ubona waburiye inzira. Hari umuntu twavuganye mu gitondo ambwira ku kibazo cy'abarozi ukuntu bamuroga. Ndamubwira ngo niba Imana iri mu ruhande rwawe, uhumure ntacyo uzaba. Kuko niba umuntu adafite uruhare mu iremwa ryawe, mu kubaho kwawe, akakubona warabayeho, akakubona warakuze, nta ruhare yagira ngo upfe. Njyewe ndi umugabo wo kubihamya. Mbizi neza ko Imana yavuze ngo ubeho, ubaho. Kandi igihe cyawe cyo kugenda kigeze, uragenda. Rero umuntu utaragize uruhare mu iremwa ryawe ntakagutera ubwoba ngo yakwica. Imana itagutanze ntiwapfa. Imana niba iri mu ruhande rwawe, uhumure uzabaho. Erega ibi babwira, iririmbyo wandirimbiye neza aravuga ngo ntabwo dufite ubwoba bw'ibihe, nyiribihe turaziranye. Rero iyo uziranye na nyiribihe nta mpamvu yo kugira ubwoba bw'ibihe. Nyiribihe akubeshaho ukabaho. Imana ibahe umugisha. Mugire ukwezi kwiza, ukwa karindwi kwiza, mugiremo umugisha, mugire amahoro, mugire ibyiza, mugire ibyishimo, mbese mubeshweho n'Imana. Kandi ubwo iri mu ruhande rwacu nta mubisha. Muhumure, Imana izatubeshaho, Imana izaturinda, Imana izatwita, Imana izatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwacu. Imana izaba mu ruhande rwacu. Kandi ubwo itimanye Kristo ikamutanga ku bwacu twese, ntabwo izabura kumuduhana n'ibindi byose dukeneye, n'ibindi byose tuyisabye. Imana ibahe umugisha, ibarinde. Yesu mwiza udahemuka, Yesu mwiza wita ku bababaye, Yesu mwiza udufitiye impuhwe, udufitiye imigambi myiza. Abiteho, abaha umugisha ku kwezi kose kuzababera uko umugisha. Imana izabane namwe muri byose. Kandi uko mbasabira niko nanjye nisabira. Amahoro Yesu atanga abe mu mitima yacu, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Shalom, shalom.